nabaye imfubyi nkiri umwana mutoya nkaba mu ngo z'abantu batandukanye, ariko iyo ugeze mu rugo ufata imico y'urwo rugo, kwa kundi wari uri byari byiza kandi byari bikunyuze, byatuma gusinzira ukarota Imana, byatuma gusinzira ukarota neza, ukarota wuzura umwuka wera wo kuvuga ku rurimi rushya. none ubu ngubu urota ugwa mu rwobo, urota nabi. Muraho neza kandi bakunzi b'umusaraba, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabasuhuje, nibwira Yesu Betsheba nk'uko mubimenyere cyangwa tubiziranyeho. Twari dukumburanye ariko nifuje kubasuhuza tuganira ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguhimbaje kuko urera kandi urakiranuka. Ibintu byose ukora ubikorana urukundo, niyo mpamvu tugushima. Izina ryawe rihimbazwe. Turasenze ngo uyu mwanya wose ngiye gufata uri kubane nanjye, kandi imitima yumva Mwami Yesu ifashwe naryo, kugira ngo dukomeze urugendo rujya i Siyoni. Ugize neza, kugirirwa neza nawe bitwemeho mu izina ryiza rya Yesu, amen. Haleluya. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, nari mbakumbuye ariko nkanifuza ko tuganira. Mwihangane, hari ijambo ry'Imana nifuje ko tuganira, riri mu gitabo Pawulo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 7 ku murongo waho wa 20. Hari ijambo rivuga ngo umuntu wese agume uko yarara agihamagarwa. Amen. Bibiliya iratubwiye, Pawulo yaricaye yandikira Abikorinto, arababwira ngo buri muntu wese aho ari, aho asengera, agume uko yarari agihamagarwa. Imana ihimbazwe. Pawulo amaze kwandikira Abikorinto yarabyitegereje, arabireba, asanga abantu barahindutse. Hari uwari warahamagawe ari umuririmbyi, ariko igihe kigeze arabireka, kubera ko abantu tujya dukora ibintu rimwe na rimwe tukagera aho tugacika intege. Ariko aravuga ngo buri wese agume uko yarari agihamagarwa. Naratangaye cyane. Hari abantu bazirura ibintu baziraga, ukibaza uriya ni wa muntu wavugaga ngo ibi bintu ntibikabe gutya, ariko umuririmbyi yegeze kuririmba ikorasi. Narababwiye ngo ndi umuririmbyi, nzajya mbibabwira ndimo nanabaririmbira. Aravuga ngo ntibikabe kongera kuba imbata za Satani, kandi twari imbata z'Imana. Ntibikabe. Izo ni korasi za kera, ariko n'ubu ngubu iracyafite amavuta yayo. Umuririmbyi yaricara avuga ngo ntibikabe. Hari ibintu umuntu yicara agasetinga akavuga ngo ibi sinzabikora n'ibi sinzabikora. Uwo nawe yaricara avuga ati ngwere, maze kubyitegereza nkwiye kuririmba uyu muririmbyi. Aravuga ngo ntibikabe kongera kuba imbata za Satani, ntibikabe kongera gusubira inyuma, ntibikabe kongera kwifuza gukora n'ibyo abanyamahanga bakora. Aravuga ngo ntibikabe kongera kuba imbata za Satani. Mbese twarayiteraga tukavuga ngo ntibikabe kongera kwiba, kandi turi imbata z'Imana, kandi tuyoborwa n'umwuka. Mwuka ntashobora kukubwira ngo wibe, kuko icyo kintu ntabwo aba ari icyawe. Pawulo rero yandikira Abikorinto, arababwira ati umva rero, umuntu wese nagume uko yarari agihamagarwa. Niba warahamagawe usura abarwayi, komeza ugomeze uwo mujyo, kuko aho dusiganirwa ntiturahagera, turacyari mu nzira, turacyagenda. Niyo mpamvu ukwiye kuguma uko wari uri ugihamagarwa, wihindurwa n'imisi cyangwa ibihe. Agakiza ntabwo kajya kagira igihe. Kristo uko yarari n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahoraho iteka ryose. Ntabwo agakiza kavuga ngo aka kara k'igihe iki gihe, ngo ubu ngubu twabaye abasivirize, ngo ubu ngubu twabaye abantu bo muri viziyo. Agakiza kagumana umwimerere wako. Niwicara ukabona rero hari ibintu uri kuzirura kandi warabiziraga, umenye ko utakiri uko wari urugihamagarwa. Niwicara ukumva ukwiye kwitwara uko wiboneye, umenye ko utakikora ibyo Imana ishaka. Kuko nubona ukora ibyo kamere
irarikira umenye neza ko utari gukora ibyo Imana ishaka. Yego muririmbyi yarabirimbye aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya yuko uhemuka, yabonye kurwa n'umubiri wawe musa utigaruka dusha kuwemuka wera ni Yesu wawe utugeneye. Imana ni urukundo. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo umenye ko uwo mwuka yagiye, kubera yuko Imana ubwo ari urukundo, nanjye nawe dukwiye kugira urukundo. Pawulo rero abyitegereje aravuga ati mva rero aba bantu ko bahamagawe ko ntabwo ari ko bakiri, hari abantu biyorohereza bakishyiramo inyoroshyo akicara akavuga ati ubu ngibi rero byari iby'aba kera ubu ntabwo bikiriho. Ariko mubwire ugume uko wari uri ugihamagarwa hari ibintu watinyaga gukora n'ubu ukwiye kubitinya, kubera ko iyaguhamagaye ni yayindi, ntabwo yahindutse. Oya. Duherutse gukora ikiganiro mpaka n'umuntu usengera mu itorero ntashatse kuvugira aha ngaha, arambwira ngo nitwe twirisha amaraso Yesu yamenetse rimwe ngo kandi yeza ibyaha byose, ngo ahubwo iyo udakoze ibyaha ngo uri kwima amaraso ya Yesu akazi. Oya bambe, none ubwo bimeze bityo dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ntibikabe, ntibikwiye ko duhindura umwimerere wacu. Uzarebe urugo rwose rugira amategeko arugenga n'amabwiriza. Uzarebe iyo winjiye mu rugo, nkanjye mujye mubimbaza, nabaye imfubyi nkiri umwana mutoya, nkaba mu ngo z'abantu batandukanye, ariko iyo ugeze mu rugo ufata imico y'urwo rugo, ukamenya ngo uru rugo ntibemera umuntu ugeze saa 9 z'ijoro, nubwo waba uri muri korari uri kurepeta saa 12 zigera ugenda, nubwo baba batarasoza repetisiyo. Kubera iki? Ugomba kubahiriza amategeko n'amahame n'amabwiriza y'urugo utahamo. None rero nyir'igihugu tujyamo birasaba kwiyemeza. Muririmbyi yararirimbye ngo iyo nzira ni inzira ifunganye, kuyinyuramo ni ukwiyemeza, kuyinyuramo ni uguharamagara, kuyinyuramo ntabwo ari ugukina. Iyi nzira ureba, iyi nzira twatangiye ijya mu ijuru, kuyinyuramo nta mikino irimo, kuyinyuramo ni uguharamagara. Guma uko wari uri ugihamagara, kuki ushaka gusa n'abandi? Kera yaguhamagaye wirinda, usenga, ukora ibikorwa by'Imana, ukora ibikorwa by'urukundo, wubaha Imana n'abantu yaremye, uribwira yuko yahindutse. Ni yayindi yaguhamagaye, kandi yaguhamagariye niyo kwizerwa. Ukwiye kugumana umwimerere. Nkanjye nubatse urugo, tumaze imyaka 17, tugiye mu wa 18, ariko mu by'ukuri iyo ushakanye n'umuntu ugatangira guhindura imico, ugahindura uko yari akuze, nawe ubwe ntabwo aba akigufitiye icyizere. Hari ibintu bituma dutakaza icyizere, yaba mu maso y'Imana, yaba no mu bantu tuziranye. Urugero, uzi Betsheba, hari imyitwarire nakora umuntu wese agahita abona ko nahindutse. Guma uko wari urugihamagarwa. Kandi rega nubwo bavuga ngo ni ibiturage, ariko niko kwari ku isi, niko kwari kwiza. Uko wari urugihamagarwa niko kwari kwiza. Kwa kundi wabyukaga saa 9 ugasenga, nibyo byari byiza, byaguhaga amahoro menshi yo mu mutima. Kwa kundi wabwiraga Imana aho kubwira abantu, Imana igaca mu nzira zayo, dore kwizifite. Haleluya. Wiringira Imana, wiringiye ntabura amahoro meza adashira. Kwa kundi wari kwari kwiza cyane, uko cyagiye wahamagaraga Imana ukayibwira ngo Uwiteka we, kubera ibibazo mfite unkundire, wumve gusenga kwa Imana igaca inzira, kubera ko ariyo nyiri byose, niyo nyiri biremwa, niyo nyiri isi n'ijuru. Iratunze we, ndi umugabo wo kubihamya. Hari igihe ubona umusozi ugiye kuguhirimira, ariko ikabamba ihema. Aleluya. Kuko n'Imana ibambira ihema kurinda abantu bayubaha. Rero wubaha Imana, ugume uko wari urugihamagarwa.
kwari kwiza pe. Ibi bintu nubwo wabyita ibiki, si ibiturage, ni ibisirimu, ibintu by'agakiza, ibintu byo kubaha Imana, ibintu byo kuba uri kwiyorohereza, kuvuga ngo reka tunyweho gakeya, ngo alcohol nayo ni ngombwa mu mubiri. Ibyo barakubeshya. Kwa kundi wari uri byari byiza kandi byari bikunyuze, byatuma gusinzira ukarota Imana, byatuma gusinzira ukarota neza, ukarota wuzura umwuka rero wo kuvuga ku rurimi rushya. None ubu ngubu urota ugwa mu rwobo, urota nabi, ni kubera ko utakiri uko wari uri ugihamagarwa. None rero nshuti zanjye nkunda, mugume uko mwari muri, nanjye kandi ngume uko narindi ngihamagarwa. Nkomeze niringire Imana, nkomeze negere Imana, nyisenge, ukora ibikorwa by'urukundo. Ubu ngubu umuntu wese arakubwira ngo ndi bize, ngo ngize, ariko umuntu ukunda ntushobora kumuburira umwanya. Ntibibaho ko waburira umuntu ukunda umwanya. None se urugero ko dufite abana twohereze ku mashuri kwiga segonderi, ko igihe cya visite kigera tukababonera umwanya tukajya kubasura. Uzi impamvu? Ni uko tubakunda. Rero ntukavuge ngo nabuze umwanya ngo wo kugera ku bantu, ngo wigango isi ni bize, ngo nta mwanya ikiduha, ngo narabibonye. Ejo buri mfite abantu bafashe imodoka yabo baza kunsura, kandi ni abantu bafite ibintu bihagije, bafite akazi ke. Mbona ko atari umwanya wabuze, ahubwo urukundo mu bantu nta rukirurimo. Nubwo n'isi iri kudutwaza igitugu n'igitutu, ariko nanone ntabwo waba ukunda umuntu ngo umuburire umwanya wo kumusura. Ntibibaho. Uwo mwanya wo ntiwabura, ahubwo kwa kundi twari turi kwari kwiza. Uko twari turi dufata umwanya wo kwegera Imana, dufata umwanya wo gusenga, dufata umwanya wo kwiyiriza ubusa, dufata umwanya wo gusura abarwayi no kubasengera, no kwikorera imitwaro y'abandi, dusengera abarwayi, kwa kundi wari umeze kwari kwiza kandi kwari kuguhesheje amahoro. Rirambwira ngo umenye neza ko gusenga k'umunyabyaha ari ikizira k'Uwiteka. Dukwiye gucangura ibintu, ukaguma uko wari ugihamagarwa, nanjye nkaguma uko narindi ngihamagarwa. Muza amajoro twararaga imbere y'Imana. Wenda ubu ntiwayashobora kubera n'akazi, ariko nanone fata umwanya usenge. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge, uyibwire byose ku murongo, ibintu bikugoye. Imana iragukunda, ntizaguhana. Abantu bo nkubwize ukuri, yewe ejo bundi nahamagaye kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Nari ngiye kuvuga ukuntu mu itangira ry'amashuri biba bitoroshye, ariko iyo ubona bikomeye Imana irabyoroshya. Kandi aho ubona inzira zifunze, Imana ijya izifungura zigafunguka pe, nta n'imbaraga ushyizemo. Ibintu by'Imana rero ntukirirwe unaruha, ibyo byijyanamo ni ibintu biri otomatike. Ibintu Imana ivuze ngo nibibeho bibaho, ibintu Imana itegetse ngo bibeho bibaho. Ntimukagire impungenge, ahubwo subira ku kagezi, subira mu mwanya wawe, uguma uko wari ugihamagarwa. Ntibashyiraga n'utwo duhozi. Ubu ndabizi hari abantu batari bukunde iki kiganiro pe, barumva atari ku bundi buturage bwawe, ariko ugihamagarwa uko wari uri niko kwari kwiza. Nawe wicare ubitekereze, urebe, ushyire ku munzani, uvuge ngo mbese abubu nuko narindi ngihamagarwa, ese ni ikihe kinyuranyo kirimo? Uzasanga harimo ikinyuranyo. Rero buri muntu wese aguma uko yari ari agihamagarwa. Nibyo nifuje kubwira abakunzi babwira Yesu TV. Duherukana kera, ariko ubu ngubu kandi naje rwose, munakwiye no kumpa ikaze. Ariko nje ndi kubabwira ngo buri muntu wese aguma uko yari ari agihamagarwa. Nibyo byiza, bizatuma tubaho neza, kandi bizatuma n'Imana itwishimira, kuko tujye tuzirikana cyane ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Yego, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Niyo mpamvu dukwiye kuguma uko twari tugihamagarwa. Mwuka Wera bibafashemo, Mwuka Wera nanjye abimfashemo, ngo uko narindi ngihamagarwa, maze dukomeze twibera mu munyenga w'agakiza. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, Imana ibabere igisubizo muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom shalom.